Ibihe byiza kuri mwese, ikaze ku Makuru Rwanda TV. Kanda subscribe kugira ngo inkuru zijye zikugeraho mu ba mbere. Kandi wewe wamaze kuyikanda ndagushimiye byimazeyo. Nshimiyimana Emmanuel w'imyaka 23 afungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ya Murundi mu karere ka Karongi ahakurikiranyweho gukubita Nyiraminani Annonciata w'imyaka 31 basezeranye imbere y'amategeko bakaba biteguraga kurushinga. Amuziza ko atamuhaye amabati 30 yari yamwemereye yo gusakaza inzu bazabanamo. Umwe mu bo mu muryango w'uwo mukobwa wakubiswe akagirwa intere yabwiye ikinyamakuru ko bababajwe cyane n'uburyo uyu musore yagize umukobwa bateganyaga kubana n'umugore n'umugabo, kuko yamukubise imigeri n'imitwe akamukomeretsa ku buryo arwariye ku kigo nderabuzima cya Rufungo mu karere ka Karongi. Yavuze ko aba bombi basezeranye imbere y'amategeko tariki ya 29 Gicurasi na 2025, bakaba bari mu myiteguro yo gusezerana imbere y'Imana mu itorero rya ADPR ku ya 26 Mutarama 2026, aho buri umwe yari akiba iwabo. Yavuze ko basezeranye imbere y'amategeko mu murenge wa Murundi tariki ya 29 Gicurasi uyu mwaka. Biteguraga kujya kwandikisha ibyishyingirwa mu itorero rya ADPR tariki ya 28 Ugushyingo, bateganya kuzashyingirwa imbere y'Imana mu rusengero rwa ADPR muri Mutarama 2026. Yakomeje avuga ko bababajwe n'ibyo yamukoreye amunigagura kugeza ubwo umukobwa wacu adashobora kuvuga ngo aramuziza ko atamuhaye amabati 30 yo gusakaza iyo nzu avuga ngo bazabanamo, kandi aho nyiherukira yari itaranagira aho igera. Undi muturage uturanye n'iwabo w'uyu mukobwa mu mudugudu wa Bukiro, akagari ka Bukiro, umurenge wa Murundi, avuga ko uwo musore n'umukobwa babaga mu mirenge itandukanye ariko ihana imbibi, kuko uwo musore we ari uwo mu murenge wa Gashari. Yavuze ko bakeka ko umukobwa yaba yaramwemereye ayo mabati koko, ariko abona umusore akomeza kumushyira ku gitutu ngo ayamuhe, kandi iyo nzu umusore yubakaga ndayizi naho yari yakagera, yari atarayuzuza. Yakomeje avuga ko uwo mukobwa ashobora kuba yaragize amakenga ko yayamuha nayubakishe akayakubita umufuka akigendera cyangwa akishakira undi, umukobwa agasigara aririmba urwo abonye. Yavuze kandi ko nk'abaturanyi bari banafite impungenge ku by'umubano wabo kuko umukobwa amurusha imyaka 8 yose. Bo ku bwabo bakaba babibonaga nk'ikidasanzwe kuko badahuje imitekerereze. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murundi Niyonsaba Siriake avuga ko yavuganye n'uyu musore aho afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Murundi, akamwemerera ko yicuza gukubita umukunzi we, ariko akavuga ko igihe kingana n'amezi 10 yamwijeje amabati ari kinini. Uyu musore yambwiye ko yagiye gusura fiyanse iwabo mu mudugudu wa Bukiro ku mugoroba ku 24 Ukwakira 2025. Umukobwa amuherekeje, umusore aramwoshyushya amucisha mu ishyamba rihari, arimugejejemo batangira kutumvikana kuri ayo mabati. Umusore yamwambuye umupira yari yambaye arawumunigisha, atangira kumukubita imigeri n'imitwe. Iyo nkundura ngo yamenyekanye muri iryo shyamba hanyuze umukecuru akumva urusaku, yajya kureba agasanga uwo musore arahondagura fiyanse we maze aratabaza. Ibyo byabaye ahagana saa 1:00 z'ijoro, irondo ritabara umusore yamaze kumugira intere, ariko ku bw'amahirwe ajyanwa kwa muganga akiri muzima, anagirwa inama yo gutanga ikirego kugira ngo uwamuhohoteye akurikiranwe. Ubuyobozi bw'umurenge wa Murundi burasaba abasore kwirinda urugomo kuba bitegura kurushinga bagiranye amasezerano runaka, nubwo ubufatanye bushobora kuba bwiza bitewe n'ubwumvikane. Umukobwa kandi yanagiriwe inama yo gushishoza neza mbere yo kubana n'uyu musore kugira ngo yirinde kubaka urugo ruzahoramo amakimbirane adashira ashobora no kugeza ku kwamburana ubuzima. Amakuru yarayo, duhurire mu bindi biganiro bikurikira. Wibuke kugenda ukanda subscribe kugira ngo amakuru ajya kugereraho ku gihe.